ni igitangaza, ni igitangaza, kuko nawe agakiza ku buntu. Ni igitangaza, ni igitangaza, njye munyabyaha nawe agakiza. Namanukiwe n'umwuka w'Imana, anyuzuza mw'urukundo rukwiye, nuzuye impundu ndamuririmbira, zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Ni igitangaza, ni igitangaza, ko nawe agakiza ku buntu. Ni igitangaza, ni igitangaza, njye munyabyaha nahawe agakiza. Mwaramutse neza, Yesu ashimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Igitondo cyiza ahantu hose uherereye, igihugu cyose uherereyemo, aho uri, igitondo cyiza cy'umugisha. Yego, igitondo cy'ihumure, ihumure mu mitima yacu, ihumure mu buzima bwacu, ihumure. Yesu yaduhaye ihumure, aka gakiza tugafite kubera ko Yesu ari we wakaduhaye. Ihumure mu bugingo bwacu, ihumure mu mitima yacu, ihumure mu buzima bwacu. Ihumure ryarabonetse kubera ko Yesu yaje. Ihumure ryarabonetse kubera ko Kristo yazutse. Ihumure ryarabonetse kubera ko amaraso ya Yesu turayafite, yarayamennye ku bwacu, yaradupfiriye ku bwacu. Ashimwe umwami, yamamare, umwami ahimbazwe, umwami ashyirwe hejuru, ko yatuzaniye iri humure mu bugingo bwacu, mu mitima yacu. Tugendana iryo humure, abizera Yesu wazutse, abizera umwami, dufite iryo humure mu bugingo bwacu. Uyu munsi rero, kuri uyu munsi reka dushime Imana. Ushimire Imana yaguhaye agakiza. Reka dusome ijambo muri Luka 10:21. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera, aravuga ati, ndagushimira Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ibyo wabihisha abanyabwenge n'abahanga, ukabimenyesha abana bato. Ni koko Data, kuko ariko wabishatse. Amen. Ni umunezero n'ishimwe ritangaje, ni umugisha ukomeye ko twahawe agakiza. Ngo muri uwo mwanya yishimira mu mwuka wera, ngo ndagushimira Data, mwami w'ijuru n'isi, ko ibyo wabihisha abanyabwenge b'isi. Aka gakiza ntako bazi. Abanyabwenge b'isi banahakana Yesu, bararushye, bamwe usanga banarushye. Abanyabwenge b'isi ntibazi ko Kristo ari muzima, ko yazutse ari muri twe, ariko twe twabimenye. Wowe wagiriwe ubuntu ukaba ufite agakiza, wowe wagiriwe ubuntu ukaba ufite Yesu, wowe wagiriwe ubuntu ukaba waramenye Yesu, nezerwa. Turagaririmbe, ushimira Imana yatumye umenya agakiza. Ni benshi bapfuye bataramenya Yesu, ni benshi barimbutse, ariko kuko ubwo buntu bwakugezeho, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uyu munsi ukaba ugendana amahoro, uyu munsi ukaba wizeye ubugingo buhoraho, utagipfuye, utakirimbutse. Ubishimira Imana, ushimira Imana ko yaguhaye kuyimenya. N'abahanga ntabyo bazi ibindi by'ubuhanga bindi by'isi bishira, ariko umuhanga muzima nuzi Imana, nuzi Yesu wazutse, n'ufite umwuka wera muri we, n'uri kugenda agendana Yesu muzima, umwami w'abami wazutse, akamwikomezaho, akamwizera, akamwiringira, akamubera umujyanama ku manywa na nijoro. Haleluya, haleluya. Uko niko Imana yabishatse, ngo abimenyesha abana bato.
twebwe abaciriritse, twebwe abatari bazwi, twebwe ba bandi babona nk'indushyi, twebwe ba bandi bariyo bata, abo ngabo nibo Yesu yashimye. Hahandi murika ko Yesu yavukiye mu kiraro, hahandi bamwe bagayitse babandi bari aho ngabo nibo Yesu yagiye yihishurira. Ni umugisha rero ukomeye, ni umugisha ukomeye ko twebwe abatari kumenywa Imana yatumeye, twebwe abari kure mu byaha n'umuruho w'ibyaha, Yesu yadushakashatse akatubona, akatumenya, tukamumenya, akatwihishurira, akadusura, akatuganiriza, akatwoza, akatuvana mu myanda, mu bisogororo by'ibyaha. Uyu munsi tukaba twejejwe, uyu munsi tukaba tugenda mu gukiranuka, uyu munsi tukaba twuzuye impundu n'amashimwe. Shimira Yesu uyu munsi. Uyu munsi wandika amashimwe, buri saha igihe amashimwe, ushimira Imana yaguhaye agakiza, kandi wibuke n'abantu badakijijwe. Hari abantu benshi bari gupfira mu byaha, hari abantu benshi bataramenya Yesu, hari ibihugu byinshi biruhijwe nuko bataramenya Yesu, abandi ntibazi ko umukiza yaje, abandi baracyari mu mihango ya gipagani, ariko wowe wabashije kumumenya ukaba wararuhutse. Ibyo byishimo, uwo munezero nabo basabire, kugira ngo inkuru nziza ya Yesu Kristo irusheho kwamamara no kugera hose. Amen. Yesu ndagushimiye ku mpano y'agakiza wampaye, waduhaye, turakumenya. Uyu munsi tugendera mu byiringiro, mu byishimo waduhaye. Ndasenze kuri buri saha y'uyu munsi handikeho amashimwe. Ushimirwa ko waduhaye agakiza, ushimirwa ko wadupfiriye, ushimirwa urukundo rwawe rutagira akagera, ushimirwa ubuntu n'imbabazi utugirira. Ni byinshi iyo tugiye kubirondora, byonyine uriya musaraba wikoreye ukishyiraho ibicumuro byacu, ni ikintu gikomeye cyane. Urukundo rwawe, impuhwe zawe, kandi icyiza cyawe ntiwapfiriye twebwe gusa, ngo ahubwo n'abazavuka. Haleluya! Wapfiriye bose, n'abazawundi, n'abazabaho, n'abazavuka, bafite ubwo burenganzira bwo kukumenya, bwo gukizwa, bwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwabo. Ni ubuntu bukomeye kuba dukuye ku muruho w'icyaha. Ubishimirwe, ubishimirwe ku manywa, ubishimirwe nijoro, ubishimirwe hafi na kure, ubishimirwe kuri buri ubuntu bw'uyu munsi watugeneye bwo kubaho. Byose tubikesha intsinzi y'Igorogota. Urakoze Yesu, ndagushimiye none n'ibihe bidashira. Amen. Shalom shalom, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer.